Innocent Nizeyimana, ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo, uruhare rw'imiyoborere y'Ububiligi mu macakubiri mu Rwanda, ukomeza imbonerahamwe nomero 4, bamwe mu bashefu n'abasushefu birukanywe bazira ko atari abatutsi mu 1926. Abashefu naho bayoboraga, abasushefu naho bayoboraga. Duhere ku bashefu naho bayoboraga. Nyiramakwa yari shefu wo mu Bushiru, Rukaburacumu yari shefu wa Rwankeri, Nyanzunga yari shefu wa Buberuka, Ndagano yari shefu wa Bukunzi, Bicamumpaka yari shefu wa Bugarura, Munyarukiko yari shefu wa Kibari. Abasushefu naho bayoboraga. Bivete yari sushefu wa Bukamba, Ngayabarezi yari sushefu wa Buturo, Nyakana yari sushefu wa Nyanga, Ntamuheza yari sushefu wa Karwasa, Ndizihiwe yari sushefu wa hari umujyi wa Musanze ubungubu. Kubera ko Muzehe Musuhuke watanze aya makuru yakomokaga mu majyaruguru, biragaragara ko abo yabashije kubwira uyu mushakashatsi abenshi ari abo mu ntara y'amajyaruguru, akaba ari we yabashije kwibuka. Uretse ko ibi byabaye mu gihugu hose, biragaragara rero ko icyo gihe yirukanwe abantu benshi. Aba bakaba barirukanywe n'abakoloni, bakaba batari. Biragaragara rero ko icyo gihe yirukanwe abantu benshi. Aba bakaba barirukanwe n'abakoloni, bakaba batarirukanwe n'abatutsi. Ibi byo kwirukana abayobozi babahora ko ari abahutu kandi bashoboye akazi, nabyo byabaye ikosa rikomeye nk'uko abanditsi benshi babisobanura. Umwanditsi Dorakije abivuga muri aya magambo: bagombaga kwirinda gukuraho abakozi babishoboye bitwaje ko ngo bari mu bwoko bworoheje. Byari bisanzwe mu Rwanda rwo hambere ko umwami azamura abahutu ndetse n'abatwa bitewe n'ubushobozi bwabo, bakajya mu rwego rw'abakire. Nyamara kandi ngo abagaragara ko ari abatutsi bose siko bafashije Ababiligi mu kuyobora igihugu muri icyo gihe. Ibi nanone tubibwirwa na Sindayiga mu gitabo cye, aho agira ati: ivugurura rya politiki ryabaye mu Rwanda mu 1930, 1927, 1931 byaheje ku buryo bugaragara abahutu, ariko nanone ntiryazamuye abatutsi bose cyangwa ngo amoko yose y'abatutsi agira uruhare rungana, kuko Abega n'Abanyiginya bari bihariye 60% bya za sheferi zose zari mu Rwanda icyo gihe. Iyi mbonerahamwe iragaragaza uko imibare yari iteye mu 1947, 1948. Imbonerahamwe: ubusumbane mu miyoborere y'u Rwanda hashingiwe ku bwoko mu gihe cy'ubukoloni bw'Ababiligi. Abanyiginya n'Abega nibo bari benshi. Ubwoko: abashefu, abasushefu, igiteranyo. Mu Banyiginya abasushefu bari 23, abasushefu bari 219, igiteranyo ni 242. Abega abashefu bari 10, abasushefu ari 90, igiteranyo kikaba 100. Abakono abashefu nta numwe wari urimo, abasushefu 36, igiteranyo 36. Abaha abasushefu bari umwe, abashefu bari umwe, abasushefu 12, igiteranyo 13. Abasinga abashefu bari 4, abasushefu 26, igiteranyo kikaba 30. Abazigaba nta bashefu bari barimo, abasushefu 40, igiteranyo kikaba 40. Abashambo abashefu bari 5, abasushefu 55, bose hamwe bakaba 60. Ababanda abashefu bari 0, abasushefu 15, bose hamwe bakaba 15. Abacyaba abashefu bari 0 nta numwe, abasushefu bari 25, bose hamwe bakaba 25.
abagesera umushefu yari umwe, abasushefu ari 74 bose hamwe bakaba 75 igiteranyo. Abungura umushefu yari umwe, umusushefu umwe, ndetse igiteranyo cyose akaba ari 10. Abahinda umusushefu yari umwe, abasushefu bari bahari, igiteranyo cyawo cyose ni umwe. Igiteranyo rusange abashefu bari 46, abasushefu 594, igiteranyo cyabo cyose bakaba 640. Aho imbonera hamwe yavuye muzungu à qui profite encore la zizanie entre les Rwandais. Kigali Imprimerie AZ Media Plus, urupapuro rwa 69. Imibare yo muri imbonerahamwe iratwereka ko mu buyobozi bushyashya bwari bushyizweho n'abazungu, abanyiginya bari bihariye 37%, naho abega bakagiramo hafi 20%. Ikigaragara rero ni uko abo babirigi bahaye amarangamuntu yanditsemo ko ari abatutsi, bose batagize uruhare mu bitegekere y'icyo gihugu, nabo bakoze imirimo y'ingufu bitaga uburetwa cyangwa akazi, banakubitwa nk'abandi bose. Uretse no kuba abahutu n'abatutsi bose barakoreshwaga iyi mirimo, bahagarikiwe n'abatoranijwe n'abakoroni, n'abo batware bakubitirwaga imbere ya rubanda bazira ko akazi bategetswe n'abo bakoroni ngo bakoresha abaturage katakozwe neza uko abazungu babyifuza. Amacakubiri mu banyarwanda kandi afite inkomoko mu mategeko anyuranye yashyizweho n'abakoroni, bazishyirwa mu bikorwa ryayo rigaharirwa abatutsi bake, nyamara nabo bahagarikiwe n'abazungu. Muri ayo mategeko Nduwayeza atubwira itegeko ryagiyeho kuwa 26 z'ukwa 12 1922, ryavugaga ko abaturage bose bo mu Rwanda no mu Burundi bagombaga gukora uburetwa. Zeferini Kagiraneza we yita akazi, ni ukuvuga guharura imihanda, gutera amashyamba, gucukura imiringoti, gutwara imizigo. Byo ndetse byari byaratangiye kubw'Abadage mu 1906, bakaba barayivanaga Tanzania bayizana mu Rwanda, Kigali no ku Gisenyi, ndetse no mu Burundi Bujumbura. Umuntu agatwara ibiro 25 akabigendana ibirometero 30 ku munsi. Mu mirimo y'uburetwa kandi harimo no gutera amakawa, imyumbati no gushoka ibishanga, byose bigahanishwa ibiboko. Nabyo byashyizweho n'itegeko teka nomero 3/15 ryo kuwa 21 Gicurasi 1917, ari naryo ryagenaga umubare w'ibiboko uva kuri 4 ukagera ku biboko 12. Nk'uko dukomeza tubibwirwa na Augustin Nduwayezu mu nama yabereye i Geneve mu Busuwisi. Guverineri Laikmansi abajijwe iby'ibyo biboko ndetse na za gereza zubatswe mu Rwanda no mu Burundi, cyane cyane mu mwaka w'1930, aho abafunzwe basohokaga bashumikanye ku munyururu umwe munini cyane kandi ufashe ku kindi cyuma kimeze nk'urunigi gifunze mu ijosi. Yagize ati, impamvu yo kubashumika nuko abafunze baba bifuza gusohoka ngo bajye hanze aho kuba muri kasho. Ubwo rero tugomba kubashumika ngo badatoroka. Naho ku kibazo cy'ikiboko, itegeko rivuga ko iyo ukubitwa ibiboko avuye amaraso cyangwa arabiranye, bagomba kureka kongera kumukubita. Ubanza ari naho havuye imvugo yuko iyo umuntu afunzwe aba ari mu munyururu, kuko mu gihe cy'ubukoroni bw'Ababirigi abafungwa babambikaga iminyururu kugira ngo badatoroka. Nyuma itegeko teka ryo kuwa 5 Ukwakira 1943 ryaje kugabanya umubare. Nyuma itegeko teka ryo kuwa 5 Ukwakira 1943 ryaje kugabanya umubare w'ibiboko
aho kuba 12 bigarukira ku 8, rinakuraho gukubita abagore, abana, abasaza n'abatware. Rudahigwa agaragaza ko gukubita abatwara imbere y'ingabo bayobora ari ukubatesha agaciro bikabije. Augustin Nduwayezu anongeraho ko iyo abazungu bashakaga gukubita umuntu ukuze, babwiraga umuhungu akaba ari we umukubitirwa, cyangwa yaba afite abana benshi bakagabana umubare w'inkoni umubyeyi wabo yagombaga gukubitwa. Biragaragara ko ibi bihano byahabwaga abanyarwanda bose batubahirije amategeko y'abakoroni uko babishaka, baba abahutu cyangwa abatutsi ndetse n'abatwa, kandi bikaba byari byarashyizweho n'abakoroni b'Ababiligi, atari umwami cyangwa abatware, kuko n'abo batware bahanwaga nk'abandi baturage ndetse bakanabakubitira imbere yabo. Mu mwaka w'1919 hagiyeho itegeko ryo gutera amashyamba ku misozi. Umwanditsi Nduwayezu avuga ko ba administrateri n'abashefu aribo bahitagamo ahagomba guterwa ishyamba na hegitari zigomba guterwa buri mwaka. Iyo umubare wa hegitari utuzuraga, umutware yakubitwaga ibiboko ndetse agahabwa n'ibindi bihano. Sindayigaya we avuga ko iyi mirimo yakoreshwaga n'Ababiligi ihagarikiwe n'abatware b'Abatutsi ariyo yagize uruhare rukomeye mu kwanganisha Abanyarwanda, kandi mbere atari ko byari bimeze, kuko abaturage batigeze basobanurirwa ko aribo ifitiye akamaro. Iyo mirimo ikaze yashyizweho n'amategeko y'abazungu, kandi iherekejwe n'abatware Abatutsi bake batoranijwe n'abakoroni. Bityo bwa mbere mu mateka y'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi, abaturage batangira guhungira mu Bugande, aho bajyaga gukora mu mirima y'ibisheke y'Abongereza kuko ho bahembwaga. Umwanditsi Kagiraneza Zerifini mu gitabo cyasobanura ko mu bategetsi gakondo bahuraga n'umuturage cyane muri ako kazi, akenshi ari uwo umukoroni yari yarise ikirongozi, riva ku ijambo kiongozi mu rurimi rw'Igiswahili, kuko ari we wateraga intambwe z'ibipimo bya shiku, akanahagarikira imirimo ndetse akanishyuza amafaranga y'umusoro wagenwe n'abakoroni. Ari kandi n'uwo bitaga umumotsi, ndetse bamwe ngo banamwitaga imbindarume. We yari intumwa ya sushefu, akamutuma ku baturage cyane cyane iyo yabaga abahamagara mu nama, aribyo bitaga kujya ku iperu. Naho mu bategetsi b'abazungu ngo umuturage yatinyaga cyane n'abagoronome, ngo babitaga bagasunzu kubera ingofero zisongoye bambaraga, cyangwa ngo bakabita bakarimuzu kubera ibiboko bakubitaga umuntu yabeyuye imyambaro yambaye. Ngo abagoronome bamereraga nabi cyane abaturage babaga batarakoreye ikawa neza, kuko ari cyo gihingwa cyoherezwaga mu mahanga. Twibutse neza ko iyi mirimo yategurwaga n'abakoroni bagategeka abirabura kuyikoresha, bityo bikumvikana ko abirabura bari abakozi b'abazungu nk'uko twakomeje kubisobanura. Muri abo birabura bari bameze nk'abakozi b'abazungu, sushefu niwe wari waragowe kurusha abandi. Nubwo uyu sushefu n'abafasha be aribo abamotsi n'ibirongozi bamereraga n'aba baturage bakanabakubita ibiboko, abatarangije ibyo bategetswe. Kagiraneza asobanura ko sushefu yabikoraga asa n'uwigarura ku muzungu, kuko ngo iby'abaturage bo ku musozi we bakoraga ari byo yahererwaga amanota. Iyo yabaga atarabahase ngo barangize icyate cya shiku yategetswe gukoresha abaturage, yabonaga kote mediocre, ni ukuvuga amanota mabi cyane, ko ari nta mwete. Uwabonaga amanota nk'ayo yashoboraga kunyagwa cyangwa agakubitwa. Naho uwabonye elite, ni ukuvuga amanota ahebuje, ko ari nyamwete, we yabaga azaryaho kabiri.
yongeraho ko n'abaturage bamenyeshwaga kote amanota ya sushefu wabo wabonye mabi bakabimusuzugurira. Ikindi kandi ngo abasushefu ntibigeraga bashyitsa umutima hamwe kuko na shefu ubwe yashoboraga kunyebanyaga. Uyu mwanditsi akomeza agira ati sushefu yari umuntu ufite ingorane nyinshi, abamutegekaga bakamufata nk'aho ari umugaragu wabo. Hari n'ubwo abagoronome b'abazungu bakubitaga ibiboko nka rubanda rusanzwe, nk'uko bahimbaga Nyiramirima yigeze gukubita abasushefu bo mu Bugesera. Yagiye aryamisha umwe akamuhamagara mu Giswahili ati rara bakupige nane, nabo bakitaba ngo peresa bwana. Yabaga babwiye ngo nibaryame babakubita ibiboko, 8 wabo bakitaba ngo karame bwana. Witegereje ibi byose rero byakorwaga, sushefu usanga nawe nta kindi yashoboraga gukora uretse kubahiriza amategeko y'umukoroni, bityo akaba ntawashidikanya ko abakoroni aribo bateranyaga abanyarwanda.